naho ibijyanye na resulta zava muri biriya biganiro nakubwira ko nta kintu kidasanzwe twe tubyitezemo, kuko umuntu ushaka amahoro ntabwo yahengera mugenzi we bari mu gihe cy'amahoro cy'agahenge ukajya wiri gutera za drone. So ndumva mu magambo make ari cyo nabwira abatwumva kuri bino biganiro bizabera mu Busuwisi. Ngo ngusubiriremo amagambo nakubwiye, Kisekedi afite ikarita ya bwana na bibi na wayine, nta kibazo afite, baragenda bavuye, nta kintu benda kumutwara, aranabahemba niba koko amaze igihe atabahemba. Gusa umwuka ntabwo ari mwiza muri guverinoma ya Kongo ubwabo, ariko abakabaye bamugora yamaze kubashyira ku ruhande, abo ngabo bakeneye guhemba. Reka dutangire tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Connection TV aho muri hagiye hatandukanye. Tunabaha ikaze kandi mu makuru yacu n'ibiganiro biba bigezweho muri aya masaha. Byumvikane ko tuba tuje kugira ngo mumenye byinshi biri kubera ku isi. Ubwo byumvikane kandi turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndizerba ntabwo nza kuba mbagezaho ibigezweho hano ndi njyenyine, ndaza kuba ndi kumwe n'umutumirwa hano muri studio za Connection TV ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko mu byo tugiye kuganiraho reka mbanze mbibabwire. Biteganyijwe ko ku itariki 13 leta ya Kinshasa izaba iri mu Busuwisi na Alliance Fleuve Congo 23 bongera gusubukura ibiganiro bigamije kugarura amahoro muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. Ese mu by'ukuri hari ibizava muri ibiganiro? Tuze kurebera hamwe inkomyi zihari zishobora gutuma ibiganiro bigira kidobya. Tuze kugira hirya Kinshasa, President Felix Antoine Tshisekedi uvuga ko muri 2034 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba ari nk'uburayi bwa Afrika. Abishingira kuki? Ese birashoboka ko Felix Tshisekedi azaba akiri President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Dufite nandi makuru n'izindi ngingo rwose tuza kuganiraho. Ahubwo reka mbanze mpikaze uwo tugiye kuba turi kumwe rwose hano kuri Connection TV. Ngira ngo yitwa Rugamba, wenda araza no kubibwira, aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rugamba, muraho murakomeye? Uraho neza umunyamakuru wa Connection TV. Mukomere cyane, tubahaye ikaze kuri Connection TV. Urakoze cyane. Kuri Connection TV ni muhira, dusanzwe dukorana namwe, mu by'ukuri ndabashimiye. Yego, hanyuma mubanze mutubwira ariko muherereye kugira ngo hari abantu batwumva hano kuri Connection TV bagavuga batari icyo gihuha cyanyu, abo bantu muba mwabakuye hehe? Rugamba, ubu tuvugana muherereye hehe? Urakoze cyane bwana journaliste. Mu by'ukuri nk'uko bivuze, amazina yanjye ni Rugamba Majabo Faustin, nkaba mperereye muri leta ya Arizona, umujyi ni Phoenix, niho ntuye amaze imyaka itari munsi y'itatu, ariko USA yo nyimaze nk'imyaka igera muri 15. Yego, birumvikana ko ari igihe kinini. Reka rero duhite twinjira muri aya makuru. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ahantu mukurikirana cyane, ntabwo twabifashisha iyi politike y'aka karere mutayizi, mudakurikirana mu by'ukuri diplomasi yaho na geopolitike muri rusange. Kuri 13 biteganyijwe ko hari ibiganiro bigomba kubera mu Busuwisi na Alliance Fleuve Congo 23 na leta ya Kinshasa, bagomba kugenda bakicara bakaganira. Ibiganiro umwe mubibona mutembere na mbere, ese mubiha amahirwe angana te, cyane ko ari ibiganiro bigiye kuba 23 n'iri huriro bagishinja leta ya Kinshasa kubagabaho ibitero? Urugero rwa hafi ni muri Nyabyondo muri Masisi. Bwana journaliste, mu by'ukuri biragaragara ko ibiganiro byari bisanzwe bibera i Doha muri Qatar, ariko kuri w'inshuro babyiye mu Suisse, bijyanye n'ikirere hariya mu karere k'uburasirazuba ngira ngo rwo hagati, ngira ngo murabizi biri kuberayo intambara yakajije umuriro hagati ya Iran na Amerika na Israel. So rero byabaye ngombwa ko babyerekeza mu Busuwisi, ariko nkatwe abari ku ruhande rw'aba victime muri Kongo, ntabwo
tubona ko hari ikintu kidasanzwe kizavamo hariya. Ahanini Gisekedi we yavuze ko ari uburyo bwo kurushya igihe cyangwa gutinza igihe kugira ngo abe yigumiye ku butegetsi, yewe anakora ibishoboka byose kugira ngo intambara muri Kongo izagumeho kugeza igihe manda ye izarangira, noneho abona uburyo bwo kuguma ku butegetsi. So kuvuga ngo hari ikintu kizavamo muri biriya biganiro bari gukora byaberaga i Doha byimukiye mu Busuwisi, kwaba ari ugukinga abantu bikarito mu maso, cyane ko nk'uko wari ubivuze urabizi ko mu karere ka Masisi i Nyabyondo drone zirimo zirica abantu, uzi ibiri kubera iminembwe mu Banyamurenge drone zirimo zirica abantu abasivile, kandi byitwa ko impande zombi ziri muri CCLF cyangwa se agahenge k'imirwano, ariko kugeza ubu bigaragara yuko leta ya Kinshasa yashikamye ishaka guprofita ako gahenge, ikagerageza kureba ko hari ibice bya M23 yakwigarurira, nubwo akenshi byababanye ihurizo rikomeye. Ariko icyo nakubwira muri ibi biganiro bigiye kubera mu Busuwisi, n'undi wese waba utwumva urebana n'ikibazo kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, nta kinini cyo kwitega gihari, ni ugutegereza gusa nyine nk'uko Kisekedi yavuze ko ari ugutinza igihe. ubwo M23 nayo izaba ifite uburyo izaba irimo gukina ikarita yayo, naho ibijyanye na resulta zava muri biriya biganiro nakubwira ko nta kintu kidasanzwe twe tubyitezemo, kuko umuntu ushaka amahoro ntabwo yahengera mugenzi we bari mu gihe cy'amahoro cy'agahenge ukajya wiri gutera za drone. cyo ndumva mu magambo make ari cyo nabwira abatwumva kuri bino biganiro bizabera mu Busuwisi. benshi bati Perezida Felix Antoine Tshisekedi aherutse muri Qatar hari i Doha, aho yabonanye na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Mohammed Al. Ahangaha bati Tshisekedi ashobora kuba yaramaze gukora lobbying. Mwe mu bifata mute ku ruhande rumwe rwagenda rukaganira n'umuyobozi runaka kandi urundi aho ngaho rwasigaye? Urakoze. Ibyo ntacyo bitwaye, nta n'ikibazo gihari, kuko mu busanzwe ngira ngo murabizi ahantu hose ku isi yose nta hantu Kisekedi atageze arega u Rwanda na M23, ariko ngira ngo niba mwarabikurikiranaga mu zirezita zavagamo mu zicuro zose Kisekedi yageze mu Bufaransa arega u Rwanda na M23, ariko kugeza ubu ngubu Ubufaransa nta kibazo bufitanye n'u Rwanda. Yagiye n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye, abanza kujya gutanga bya gituriyo izo za lobbying urimo uvuga, ariko ugasanga umuvuno yatangije ntabwo umuhiriye. Icyo namara impungenge kuba twumva, uriya mugabo wa Qatar ni inshuti y'u Rwanda cyane, kandi uvuze ikibazo cya M23 ukirengagiza u Rwanda, ngira ngo haba hajemo kwibeshya, kuko murabizi ibibera hariya. Umukuru w'igihugu mwumvishe ibyo yavuze ubwo yaganiraga na Jeune Afrique, ngira ngo wumvishe ko mu by'ukuri ari ku ruhande rwa M23, kuko azi icyo barwanira. Barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, bimwe uburenganzira mu gihugu cyabo. Bivuga ngo rero kugambanira M23 ubwo haba hajemo kugambanira n'u Rwanda. Ari nayo mpamvu nkubwira ko hariya mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, special za Qatar, za Arabie Saoudite, ni ibihugu bifitanye imigenderanire ikomeye n'igihugu cy'u Rwanda. Kuba rero uyu mugabo wa Kongo, ntabwo mwita perezida, uyu mugabo wa Kongo kuba yafata umwanya akajya muri Qatar akajya guhura nabo, yarakerewe. Hari abandi bamutanzeyo, nta kintu kidasanzwe nakubwira ko yaba yarakozeyo cyangwa yatanze, cyane ko ubutaka, umutungo wose wa Kongo uri mu butaka yamaze kuwuha Abanyamerika. None sura yamuha akuye hese, yamaze kubutanga. Yego birazwi ko Qatar wenda ari abambari ba Amerika babahaho, ariko mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe nge nakwitega hariya kuvuga ngo wenda ngo uramugabo aramuvugira, ntago bikunda. Icyo rwose nkikubwire ni gutyo bimeze mu bavandimwe wanjye.
hanyuma mu gihe wenda muri mu Busuwisi baba bakubise igihwereye ntihagire umusaruro uvayo bakagaruka bagahindukira, bamwe ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bari Kinshasa, mubona n'ubundi byakomeza kugenda uko bimeze uku, cyangwa se wenda hari abashyiramo inyoroshyo, reka tuvuge gutyo? Urakoze cyane. Ikigaragara cyo leta ya Kongo ifite gahunda yo kuguma yo kuguma ku murongo yafashe, noneho by'umwihariko kubera ko bafite ako ka confidence kuko M23 yavuye muri Uvira ku gitutu cy'abanyamerika, arongera babona hari ahantu ibice byinshi M23 wagiye irekura, FDLR na Wazalendo bagakaba. Urumva ko n'umuntu usa nkaho ubu afite confidence, ngira ngo wabonye ubwo yaganiraga n'abakinnyi ba Kongo abashimira ku kazi gakomeye bari bakoze babona itike bajyana mu gikombe cy'isi. Yarababwiye ngo na bene wacu bo mu karere bo mu burasirazuba bo muri East ngo nabo bayishimiye intsinzi yacu, ngo ariko ngo ni muhumure, ngo nabo bahumure, ngo mu gihe gitoya ngo naho tuzaba twahisubije. Nubwo ngo ni umuntu udashaka amahoro, ni umuntu ushaka nyine ko intambara igumaho, ni umuntu wamaze kubibwamo urwango, kandi cyane rugendeye ku bintu bisa nk'amoko. So biragoye rero ko hazazamo inyoroshyo ku ruhande rwa leta ya Kongo, kandi na M23 nayo nta kwitoroheje, niba yaragabanyije umuvuduko yari ifite wo gufata ibice yagenda gifata n'imijyi ikomeye ikagabanya ikagenda gake, nta yindi nyoroshyo irenza aho kireka niyemera ikavuga iti tuzava muri Bukavu na Goma n'ahandi twafashe kugira ngo tworohere Kisekedi, kandi icyo ni ikintu kitashoboka. So nta kintu kidasanzwe twakwitega hariya muvandimwe. Ese mubona umuvuduko M23 iriho ubu ngubu mugereranyije n'uwa mbere, mubona bishoboka ko hari ibice bindi bakongera gufata bakagura wenda ubutaka bakontorora bagenzura, cyangwa se namwe mushimangira ko aho bari ari aho ngaho bakwiye kuba bahafata bagahindura imitegekere yaho, bagahindura iterambere ryaho n'ibindi muri rusange? Buriya intambara yiri kuba, buriya ibitekerezo amayide byose bijyana n'igihe urimo. Abarusiya batangira intambara muri Ukraine, bumvaga bagomba kugenda bagafata Ukraine yose. Bageze aho babona wenda ntibiri gushoboka, baravuga bati reka dufate ziriya ntara za Donbass na za Donetsk n'ahandi, niturangiza ahandi tuye dukora gusa ibitero biraho byo guta umwanya. So ibyo byose biba bijyana n'igihe nuko uhagaze ku rugamba. Niyo mpamvu intambara ngo umenye uko uyitangije ariko ntumenye uko izarangira. So nkubwiye ngo M23 irashaka kuguma naho ifite gusa, naba ngiye kukubeshya. Nkubwiye nanone ngo irashaka gukomeza ifata n'ibindi bice, nabwo nanone naba ngiye kukubeshya. Ubundi bijyana n'igihe abantu barimo, uko bameze, uko bahagaze, uko bari kwitwara ku rugamba, uko diplomasi imeze, uko amahanga ari kwakira ibiri kuba. Ibyo bishobora kuguha isura n'ishusho yaho M23 ishobora kugera. Gusa bitabujije ko abakongomani by'umwihariko bo mu burasirazuba bwa Kongo bo bifuza ko barabandimwe muri M23 barwana byibura bakaguma mu bice bakomokamo, kuko kuvuga ngo bazarwana bagere Kinshasa ni ibintu bisaba ikiguzi kinini, kandi ibintu navuga ko biragoye, ndetse n'abaturage bitwa ko bari kurwanirwa kuri ubu bo mu burasirazuba bwa Kongo birangira nanone byongeye gutangira bushyashya na babandi bagezeho, ugasanga rimwe na rimwe nabo bakoze ibyo Kisekedi yakoraga.
ariko turavuga ibi ngibi ko bitashoboka mu gihe nyamara Felix Antoine Tshisekedi we asa nkaho agaragaza ko agifite inyota yo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuyirushaho kuyiteza imbere. Ibi bishimangirwa n'amagambo yatangaje ubwo yari mu nama isuzuma ibikorwa remezo bimaze kubakwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirimo rusange ifitiye inyungu abanyagihugu. Umwaka wa 2034 niwo yihaye ngo Kongo kuba yahindutse paradizo. Ibi ngibi mukimara kubibona, mukimara kubyumva, byabahaye iyihe sura? Perezida Felix Antoine Tshisekedi ntashobora kongera kwiyamamaza, ese guhindura itegeko nshinga byo mubivugaho iki? Murabibona mute Rugamba? Urakoze cyane. Ibyo kuvuga ngo Kongo muri 2034 azaba yarayigize Afrika y'Uburayi, ibyo byo nukubeshya. Nta kintu na kimwe yakora, arashaka kwigumira ku butegetsi, nta n'ikintu yakoze. Uzabaza abantu bajya za Kinshasa, mu mujyi wa Kinshasa, ubabwire bakubwire uko umujyi wa Kinshasa umeze, ugereranye na za Kigali. Reka tuyireke, ntushaka kwigereranya na Goma, kuko Kigali yo biragoye kwabona imijyi imeze nka Kigali muri Afrika mu buryo bujyanye n'isuku n'uburyo inyubako zimeze. Ibyo rero uwo nguwo yikina ni byo babamo. Iyi politiki ya Tshisekedi yo kuvuga ngo azagume ku butegetsi bayitangiye akimara gutsinda iyi manda. Agitangira iyi manda bahise batangira gukina imikino yo kuvuga ngo abaturage ngo bashaka uburyo bahindura itegeko nshinga, ngo babisabe. N'ibintu ni propaganda batangiye, bashobora no kuzakora, uretse ko bitazanamugora kuko abaopoza bakuru abenshi yarabafunze, abandi birukanwe mu gihugu, abandi bari mu nyeshyamba, bari muri M23, abakabaye bamwopoza cyane. So ibyo byose biramworohera, bikamuha uburyo bwo kuzakina ikarita ashaka. Afite Bwana, afite Bibi, afite na za Wayine, zose ziri mu biganza bye. Ashobora rero kuzahindura constitution ya Kongo, cyane cyane yitwaje swati intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se yitwaje niyo propaganda ashobora gushyira mu baturage, ababwira ko ari we mu president mwiza wabayeho, wabateje imbere. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari umupresident, niwe mu president mubi wabayeho muri Kongo, wisha abaturage be, wicishije abaturage be, wagambaniye igihugu, wagurishije igihugu kurusha undi wari wese wakiyoboye. Ngira ngo muribuka abacancuro bafashwe bagaragara ku mupaka wa Goma n'u Rwanda bataha, amafaranga bari bakenyereyeho y'abakongomani ngo bari baje kurwanira Kongo. Ngira ngo mwabonye ko nta kintu bigeze bakora. So ugiye kureba ibikorwa yakoze, ibikorwa bibi cyane, biteye isoni, bitakabaye ahubwo byaramuhesheje na manda ya kabiri. Ariko kubera ko politike nyine n'isi ya none itagira ubutabera, biragoye ko hari umusasenguzi witwa Andrew Mwenda, asinzi niba umuzi. Wenda uramuzi Andrew Mwenda? Andrew Mwenda ndamuzi w'umugande. Yego, uyu yavuze ati iyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi aba afite gahunda yo guteza imbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakabanje kugirana cooperation nziza inateye imbere n'ibihugu bituranyi biri mu Rwanda, Burundi, Uganda n'ibindi nyine muri rusange. Nati naho ubundi bitari ibyo, gutera imbere kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuragoye. Uremeranya nawe? 100% kuko ntabwo wambwira ngo Tshisekedi azateza imbere Kongo nta migenderanire myiza afitanye n'u Rwanda. Gukorega abantu baza kwigira kuri bagenzi babo. Niba u Rwanda rufite ibintu byiza rukora cyangwa rwagezeho, wohereza abadepite cyangwa abasenateri cyangwa aba ministers bakaza kwigira ku Rwanda, bakaza muri cya gihugu, bakajya Bugande, bakajya za Angola, bakajya za Congo Brazzaville. Donc bya bihugu nyine bihanye urubibi bikora ku mupaka wa Kongo. Ariko se niba abo bantu bose nta numwe mu y'imbizi, urambwira ngo urashaka guteza imbere Kongo mu buhe buryo? Use uwamubaza ubu bagiye tugiye nko muri deba ukamubwira ati ngaho rero tubwire ibyo wakoreye Kongo mu myaka igera muri ngahe, muri mande ebyiri umazeho, Kongo wayikoreye iki, wayihaye iki? Icyo tubona yayihaye ni intambara zidashira, n'abaturage bapfuye, ubuhunzi bwariyongereye.
icyo nicyo kintu tuzi, no kugurisha umutungo kamere wa Kongo. Icyo nicyo, kandi ntabwo ari njye ubivuga njyenyine, ndimo ndabivuga hano kubera ko wenda ndi impunzi, kubera amateka mabi yo muri Kongo. Ndi muri Amerika, ndi umuntu w'impunzi ukomoka muri Kongo, wavukiye muri Kongo w'umukongomani, ariko twavukijwe uburenganzira mu gihugu cyacu. Nubwo benshi bamwe babona agenda akifotozanya na bene wacu hariya, bakavuga ko nta kibazo afitanye n'umututsi wo muri Kongo, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko kuri kurahari, abantu barabizi. Abariya n'aba propagandiste bahawe amafaranga n'abitwa ba Masunzu n'abandi, baza bakagerageza gukora propagande bereka amahanga yuko rwose abatutsi nta kibazo bafite muri Kongo. None se niba perezida ubu ngubu yafashe gahunda yo gufatanya n'abarundi n'umuhungu wa Habyarimana sinzi n'abandi bose, umuntu wese wanga umututsi n'abanyamwasa bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. So ibyo rero ntabwo washishikazwa no gutera ibindi bihugu bigukikije ngo nurangiza ngo uzibuke no guteza imbere abaturage bawe mu gihugu, n'ibintu bigoye bwana journaliste. Ariko kandi arafatiye gahunda yo muri 2034 mu gihe mbona ejo kuwa gatanu ni itariki 10, kuwa gatanu ni itariki 10 nibyo hari inama idasanzwe ya Assemblée Nationale. Baravuga ko bafitiye inama mu rwego rwo kugira ngo bishyuze Tshisekedi amafaranga amaze amezi 2 atabishyura, yewe hari n'ibirarane bindi biherutse byagiyemo kugira ngo abishyure biragorana. Iyi inama iri extraordinaire ya Assemblée Nationale yo urabona nta kishobora guhindura ku mitegekere ya Kongo ndetse no ku myumvire ya Tshisekedi ku kuba yakomeza kuyobora Kongo? Ndagira ngo ngusubiriremo amagambo nakubwiye. Tshisekedi afite ikarita ya bwana na bibi na wayine, nta kibazo afite. Baragenda bavuye, nta kintu benda kumutwara, aranabahemba niba koko amaze igihe atabahemba. Gusa umwuka ntabwo ari mwiza muri guverinoma ya Kongo ubwabo, ariko abakabaye bamugora yamaze kubashyira ku ruhande. Abo ngabo bakeneye guhembwa gusa, bakeneye kubona iyo mishahara yabo, ubundi bakamwihorera agakora ibye. Iyo Assemblée Générale nta kintu kidasanzwe twakwitegamo. Harimo yego koko abantu bafite imbaraga, ubona ko bamukarihiye, badashaka ko akora ku itegeko nshinga, badashaka ko anakomeza kwiyamamaza, bitewe n'ibyo nahoze mvuga mu kanya kashize bijyanye no kuba nta kintu na kimwe yigeze amarira igihugu cya Kongo, uretse kugiteza intambara gusa no kubagabamo amacakubiri abakongomani ubwabo. Ibyo harimo abadepite n'abasenateri n'abaministers bagerageza kubivuga, ariko nk'uko nabikubwiye ijwi ryabo nta kintu rishobora guhindura ku migambi ya Tshisekedi n'abambari be, kuko nibo bari ku ruhembo rw'umuheto, kandi barakubwira ngo nyiri inkota n'ufashe urwubati. Yego, dusoza Patrick Muyaya, ubwo twatangiraga kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside yabakorewe mu 1994 hari kuwa kabiri, Muyaya yagaragaye ku bitangazamakuru binakomeye agaragaza ko umuryango wo kwa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida mbere y'i jenoside ngo wabaye victime ya jenoside, ndetse ko mbese arabatagatifuza ngo nabo hari ikiguzi cyakabagombye. Aya magambo ya Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, mwebwe mwayumvise mute? Urakoze cyane. Uriya mugabo ntago ibintu yavuze ntawe byatungura, kireka wenda abadasanzwe bamwumva. Ubundi biriya nibyo byakabaye bibera isomo bari abanyamurenge bagiye kwifotozanya nawe, kuko deja icyo nicyo bita gupfobya jenoside. Isi yose n'abantu bose barabizi neza ko uyu mukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'abari bari muri guverinoma ye nibo bantu bateguye jenoside igera n'ubwo ishyirwa mu bikorwa. So kuvuga rero ngo umuntu uri mu bari bashyigikiye jenoside ngo niwe wabaye victime, umuhungu wa Habyarimana nibyo yari muto, ariko iyo yavugaga ko ari umuryango wa Habyarimana, harimo n'uriya mukecuru, kandi nawe urabizi aracyari gukurikiranwa n'inkiko mu Bufaransa n'ahandi, ntabwo ari abumwera 100%, bitewe nuko bivuga yuko ari akazu babagamo kari gashinzwe gutegura jenoside y'abatutsi yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ariko umugabo we Muyaya ni umupfobya, yarayipfobya cyane, kuko we yanavugaga ko ngo
ngo ni jenoside yo mu Rwanda, ntabwo yavugaga abayikorewe abari bo, bisobanura ko ari umuntu ufite urwango rukomeye cyane 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 kuri abo bantu bayikorewe nyine, ari nabyo bashaka kudukorera natwe muri Kongo. Kuba rero ari igihe tuvuga gutya abantu bakavuga ati ariko abantu nabo barakabya, ubuse barashaka kubakorera jenoside gute? Ariko mu by'ukuri umuntu wabaye muri Kongo yakubwira ibintu biba hariya, ukuntu bica abantu bakabarya, bakabatwika, bakotsa, bakarya, nk'umuntu kubera ko ari abatutsi. Rero na minisitiri ushinzwe transport Jean Pierre Bemba bivugwa ko yaryaga rwose abantu bo mu bwoko bw'abatwa gutyo. So rero gufata umuyaya, gufata umuryango w'uwahoze ari umukuru w'igihugu mu Rwanda akawutagatifuza, nta gitangaza kirimo. Umuntu wese bazi yuko ashobora kuba yarwanya u Rwanda, uwo nguwo bamushyigikira, niyo yaza bazi ko yishe abantu bagera mu 100 cyangwa 1000, aba bantu bakwibagirana as long as uwo muntu arimo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bw'iki gihe buriho. Kuko ibyo byose yabivuze, baragenda bakazana n'abandi bagiye batandukanye, numva bakorana n'aba General Kayumba Nyamwasa n'abandi. Ariko ibyo byose Kongo irimo gukora, nta perezida yarababwiye, ejo bundi yarabivuze, perezida w'u Rwanda avuga ngo titwenda gukura, yabivugiye kuri Jeune Afrique ko batenda gukuraho ingamba z'ubwirinzi n'izo ngabo zitazavayo. Uzashaka kugira icyo akora azagikore, ariko ntawuzemera gutega umutwe ngo baze bagusanga i Kigali bongere batsemba abantu. Ntabwo abantu bashobora kwihanganira ibyo bintu. Uyu mugabo rero w'Kinshasa, ngira batwumva ko ni abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, kandi iriya regime yose iri Kinshasa ni bamwe. Umuhanga rero wayo ufite ururimi rucyaye cyane rumeze nk'urwa wa wundi wari uriho igihe niba ni Matayo Ngirumpatse, sinzi umuntu wari ukomeye wa koroneri nde, uyu mukoroneri wo mu Rwanda wo muri mbere ya 1994, uyu washishikarizaga abaturage gukora jenoside bayikorera abatutsi, yitwa barahari na bare wo Mugesera n'abandi bose. Yego n'abagosora. Nuwo nashaka kuvuga. Uyu mugabo rero muyaya neza ubumara n'ubukana uyu Theoneste Bagosora yari afite bwo kujya gukora za apocalypse n'ibiki, byaragiye byimukira muri Patrick Muyaya na regime yabo. Gusa ntabwo kuri iki gihe bishobora koroha kushobora kongera gukorera abantu jenoside, biragoye, nta nubwo byabakundira. Ariko ibyo yatagatifuza byose uko yabigenza, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Nta kintu na kimwe uriya ashobora no kujyanwa mu nkiko, kuko kuriya no gupfobya jenoside ku mugaragaro, kandi yaremewe na UN, umuryango mpuzamahanga waremeye ko iriya ari jenoside yakorewe abatutsi. Kuza rero ukavuga ko jenoside yakozwe mu Rwanda ni nko kuvuga ko nyine mu Rwanda abantu barapfuye ntabwo ari abatutsi bapfuye gusa. Uwavuga ko ari double jenoside, uko no gupfobya rero. Azareke bakore ubushakashatsi, iperereza niyo UN yemeje iyo y'abatutsi, nizi ikemeza ko hari n'ubundi bwoko bwapfuye bwakorewe jenoside, ikemezwa, nta kibazo. Noneho azaza avuga ati mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Ariko igihe ibyo bintu bidahari, bitaremezwa, nta n'umuntu n'umuhangara kubivuga, wowe ukifata ukabivuga ushizwe kuvugira igihugu kinini kingana na Kongo, buriya ibi ngibi wabishyira ku mutwe wa Kongo, kuko umuvugizi wayo niwe wabivuze. Ntaho bitanye no kuba ari Kisekedi wabivuze cyangwa igihugu cya Kongo ubundi kuri uyu munota kirashinjwa gupfobya jenoside mu Rwanda. Nicyo bisobanuye. Yes. Ariko kandi akagaruka kavuga ati ubundi abanyarwanda bose bakabaye nka Jarike Habyarimana, ati ubundi nibo bafite umutima wo gukunda Kongo. Urumva nyine Jarike Habyarimana nyine nawe urabyumva, na Habyarimana yari inshuti ya Mobutu, nawe nyine naza inshuti yabo, nyine inshuti ya Kisekedi. Ariko ikibazo se bizakunda aho niba muzane rero bamushyire ku butegetsi, niba muzane nta kibazo, bamushyireho nawe rwose aze aba inshuti yabo nk'uko Habyarimana ari inshuti ya Mobutu. Ibyo ngibyo na perezida w'u Rwanda yaravuze ngo
kuba yajyayo cyangwa iki ntabwo ari ikibazo, ahubwo ibikorerwayo cyangwa ibyo bari gupanga n'ibyo kibazo. Naho umuntu kuba yaba inshuti y'abantu, umuntu mwiza rwose ukunda abakongomani se ninde ubanga? None se twebwe ntituri abakongomani? Natwe abanyarwanda baradukunda kandi turi abakongomani. So ekipe ya Kongo ikina umupira ejo bundi twese twarayifaranga, ni ikipe yacu. Bara ntabwo ari abanyapolitike, bara ntacyo dupfa nabo. Niba no muri Coupe du Monde tuzaba tubafana tubari inyuma, turabakongomani. So ibyo bariya bucyo baba bashaka ni ukudushyira muri ayo macakubiri, kumva ko hari umuntu wanga ko abakongomani, kandi abantu banga abakongomani ni abatutsi bo mu Rwanda. Bazi yuko ntabwo ngiye bijya binyobera kubisobanura. Ubu ngubu leta ya Kongo yafasha abanyarwanda bose bari mu Rwanda, bose bagira abatutsi cyane, urumva? Kandi bose nuvuga ngo iyo umunyarwanda egale kuri umututsi, kandi mugomba kwitwa kuko mwebwe mwateye Kongo. So ibyo bintu rero mu gihe bitarabavamo n'ibyo biganiro byo muri Qatar ntago bizakunda, kuko bazaba baganira na wa wundi bita umwanzi wabo ari we M23, kuko M23 bavuga ko ari fisi wa Kagame, ari umwana w'u Rwanda. So biragoye, nta kintu twakwitega, kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarabivuze hano, utirwanyeho nta muntu uzaza kukurwanirira rwose. N'abari kutwumva babimenye, wenda bari nacyo tunasorezaho, nta muntu uzaza kukurwanirira utirwanyeho, uzapasezi kandi birangire. Ubuse Trump ko yaragiye kurimbagura Iran kugira ngo ntibyari kuba birangiye, kumushyiraho ibyaha bakavuga ngo ni umwicanyi, se bimaze iki? Abantu bagiye bapfuye bashize. Icyo ni ibintu nk'ibyo ni ibintu isi ntabigira justice. Ibyo abantu bazabimenye, na M23 ndakeka ibyo bintu rwose bizi neza. Hanyuma hari akantu wenda nshaka kukomozaho gato nk'umunota umwe. Byasohotse mu bitangazamakuru ko Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigiye kwakira bimukira bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batese gute abantu bakira bimukira bafite n'impunzi ziba mu bihugu bitandukanye bataracyura, badashaka no gucyura, akamaramaza? Nibyo byane nakubwiye ngo Abanyamerika nabo bazadukorera ishyano, gufata umuturage ukamujyana muri Kongo. Mu by'ukuri uwo muturage uvanye muri Amerika ukamujyana muri Kongo, ubu mwishe kabiri gatatu, nta rupfu rurenze urwo. Ubwo nyine ubu mukoze, kuko Kongo ubwayo ifite impunzi zigera muri miliyoni ziri hanze y'igihugu, zabuze uko zitaha kubera umutekano muke uri mu gihugu. None ibyo bintu ubihuza gute no kuba wakwakira abandi bantu nawe ubwawe miliyoni zirenga ziri hanze y'igihugu, igihugu cyuzuyemo intambara? Ntago ngenda abisoma, ndategereje nze kureba niba ari byo. Ariko niba koko Amerika yafashe uwo mwanzuro, byaba ari ibintu biteye isoni n'agahinda kuba bashobora gufata abaturage bayihungiyeho Amerika, warangiza ukabajyana mu muriro muri Kongo. Waba uhemutse cyane rwose. Ntabwo mpamya ko ibyo bintu bizakunda. Bazashaka abanyamategeko baburanira abo bantu banze ko impunzi zijya mu Rwanda. Mu Rwanda hari amahoro, abantu bagenda amanywa nijoro amasaha 24 kuri 24. Mu Bwongereza ngira ngo urabyibuka. None Amerika iti dufata abaturage tubajyane muri Kongo. Ubwo niba abandi b'abanyabyaha bakatiwe, baba barakatiwe za burundu hano, bakabajyana muri Kongo, ibyo byo wenda byashoboka. Ariko impunzi iri gushaka ubuhungiro muri Amerika, kuyifata ukayijyana muri Kongo, ntabwo mpamya ko yakwemerera. Nabonye abanyapolitike muri Kongo bavuga bati abo bantu ntabwo tubashaka, hatazazamo abaza gukora imitwe yitwaje intwaro, dore hashobora kuba harimo n'abanga igihugu. Ibyo byose barikanga, ubwo bahita bavuga ko ari Abanyarwanda. Akantu kose kabaye barikanga. Wumvishe ko banze n'ingabo bya 5,000 byabo M23 yafashe, byari biri Rumangabo, banze kubakira ngo batabari intasi, kandi n'ingabo zafatiwe ku rugamba. Mbese Kongo ifite ikibazo gikomeye cyo kwikanga u Rwanda ku kantu kose gahumeka. N'abasirikare babo byamaze kugaragara yuko babanze da, niba mwabikurikiranye. So urumva rero icyo ni ikibazo, kumva ko umuntu wafatiwe ku rugamba wawe umwihakanye. Nese batandukaniye na bwa Burundi bwihakanye b'abasirikare M23 yafashe b'abarundi, ngo nta basirikare babo bafashwe, ngo ni u Rwanda rwawudodesheje madowadowa. So urumva rero ni ibyo ngibyo bwana journaliste, kandi turahari tuzajya dukomeza tubwira abantu byo muri Kongo kabisa. Reka tubashimire cyane bwana Barugamba, mbashimire cyane.
urakoze cyane bwana journaliste, turi kumwe nakagaruka kabisa. Yego, uwo rero ni Rugamba, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze igihe kinini mwabyumvise, burya imyaka 15 ni myinshi, ariko kandi akaba yaragezeyo ari impunzi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Politike ya Kongo arayizi cyane, arayisobanukiwe, ibibazo bya Kongo arabizi, arabisobanukiwe cyane. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kubifashisha kugira ngo twumve mu by'ukuri ibitekerezo byabo. Nabo bagomba guhabwa rugari, bagatanga ibitekerezo byabo, bakabona aho babinyuza mu gihe n'ubundi ari impunzi hirya aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbashimire cyane bakunzi ba Connection TV aho muri hagiye hatandukanye, tubararikire kandi gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro kuri uyu muyoboro. Muze muri benshi, murarike n'abandi rwose. Ahangaha turahari kugira ngo tubagezeho buri kimwe cyose kibera ku isi, ikivugwa ku isi, muri politike, muri diplomasi, geopolitique en general. Ndizera ko kandi tuzayatubana neza. Ndizerwa Imana ikomeze kubaturindira.